kongera kubasubiza mwebwe abakurikiye Big Man Empire, mwebwe abadukurikira bari mu Rwanda ndetse n'abadukurikira bari mu mahanga. Uyu ni wa mwanya twabazanye tuzatugeza amakuru y'ibyamamare ndetse n'amakuru ya entertainment yo mu Rwanda ndetse yo hanze y'u Rwanda muri rusange. Aka kanya ngo tubazane amateka y'icyamamare kiri gutwika muri sinema nyarwanda. Tukivuga ngo ninde uri gutwika muri sinema nyarwanda, nta kuntu waba utahise kwibwira wari we, kuko ni umusore uri gufata imitima y'abantu benshi cyane mu Rwanda ndetse no muri Afurika muri rusange. I Burundi, Uganda, Kenya na Tanzania hose ndumva no muri Congo no mu Rwanda hose amaze kuhafata, amaze kuhakaba. Uwo nta wundi rero ni umusore ufite ushinguye, ufite imbaraga ikomeye cyane. Wambaza ngo uwo musore ninde? Mbere yuko babwira izina ry'uwo musore rero banza ukore subscribe, like na share, ukore comment, ubundi ibintu byacu bijye kugeraho 5 kuri 5. Ngiye kugezaho iki kiganiro ni Eliwane ahangaha kuri Big Man Studio ndetse no kuri Big Man Empire. Okay, twiyemeje gutangira umwaka tubagezaho amakuru y'ibyamamare runaka mushaka. Ikintu wo gukora comment tubwira ati mu mwaka mu kindi cyegeranyo muzakora muzazanemo uyu nguyu niwe dushaka yuko tumenya amakuru ye yamuranze. Tubazanira amakuru y'icyamamare cyitwa umunyarwenya ukomeye cyane, umaze gufata imitima y'abantu benshi cyane bitewe n'imvugo ye, inyambaro ye ndetse n'imyifatire ye mu bantu benshi cyane, dore ko amaze gufata imitima y'abantu batari bakeya. Uwo nta wundi ni umusore wo mu majyaruguru witwa dogiter Nsabi. Tugendane mu kiganiro umenye ahantu akajambo ka dogiter kavuye, kugira ngo ibintu byose uzajye uhuza umuntu wawe uzi ngo ni muntu ki, yaturutse he, ahagana he, ibi n'ibi. Uwo ninde? Uwo ni dogiter Nsabi tugiye kubazana kugira ngo umenye amakuru yamuranze kuva yazamuka, ataranazamuka. Ese ni iki yagiye akora? Ese ni ibiki byagiye bimuranga mu bwana bwe? Dore ko yari umuhungu wakundaga gukina ibintu by'amakinamico cyane mu bintu bijyanye no mu kigo, dore ko hari n'itsinda yaje gukiniramo bikarangira ritwa igikombe cy'itsinda ryakinnye ikinamico neza cyane. Nyuma yaho nibwo yaje kubona yuko ibyo bintu ushobora kuba ari umugisha we ndetse ushobora kuba bizamutunga mu gihe cye kizaza. Uwo nta wundi dogiter Nsabi. Tugomba kumenya amateka yamuranze 5 kuri 5. Tugendane tumenye ngo ni ibiki bya mbere. Wowe ikintu musabye ni ukureba ino video ikarangira, ubundi ukamenya buri kimwe ku musore wanyu witwa dogiter Nsabi umaze gufata imitima y'abantu batari bake ahangaha nk'iki gihugu cy'u Rwanda. Twagarutse n'ubundi dogiter Nsabi rero ni umusore watangiye ibintu bya sinema akiga mu ishuri rya segonderi, dore ko yaje kuba yiga mu majyaruguru hari iwabo. Yaje kuba arangiza kwiga, dore ko iyo umunyeshuri arangije kwiga iteka ryose bahora bumva yuko agomba guhita abona akazi ka leta, dore ko yafite iwabo bamubwira yuko agomba kujya mu gisirikare. Ariko ibyo bintu atabikozwa. Ikintu yakundaga ibintu bijyanye na sinema cyane. Nyuma yaho nibwo byaje kuba byamuhiriye bigenze gute rero? Dore ko yaje kuba yajya akora utuvideo dutoya akadushyira kuri TikTok, kuri YouTube, kuri Instagram. Dore ko hari video imwe yaje gutuma amenyekana, aho yaje gukora video imwe akayishyira kuri YouTube bikarangira irebwe n'abantu barenga 1000. Dore ko mama we wirirwaga amuhatiriza kujya mu gisirikare, byaje kurangira agiye ku muhanda bagatangira kumuhamagara mama dogiter Nsabi, bikarangira izina atangiye kurifata gutyo. Niho yaje kuba yakora video yashyira kuri TikTok. Namwe murazizi video ze yagiye atangiriraho. Uwo bita Kiramani yaje kuba yamubona akamubwira ati bimeze bite twakorana akavideo kamwe. Yaje kuba yagera mu mujyi wa Kigali, wa Kigali rero agakorana n'uwo bita Kiramani video. Akanya ubu ngubu iri no kugaragara ku rubuga rwa YouTube rwa Kiramani Empire. Akaba ari n'umusore baje kuba bakorana video bikarangira itwitse igaragaye, yamaze kugaragara kubonwa n'abantu batari bake. Imbuga nkoranyambaga yatangiye kuba yazituritsa bitewe n'imvugo ye n'inyambaro ye akoresha iyo ari gukina sinema nyarwanda. Uwo ni dogiter Nsabi. Dogiter Nsabi yavukiye mu ntara y'Amajyaruguru, akaba yaravukiye mu ntara y'Amajyaruguru, akavutse 1989. Uwo ni dogiter Nsabi. Urumva yuko rero agiye arimo afite
byinshi cyane byatuma n'ubundi tumugarukaho. Uwo ni Dogiter Nsabi. Dogiter Nsabi yaravuze ati igihe cyose uzakora uvuga ko nta ntego ufite nta kintu na kimwe uzageraho, kuko nawe byaramuvuye cyane kugira ngo abashe kuba yagera ahantu agera. Uwo nta wundi ni Dogiter Nsabi. Dogiter Nsabi rero uwo ni umusore umaze gufata imitima y'abantu batari bake, dore ko video yose cyangwa filime yose yitwa ko ikunzwe mu Rwanda agomba kuba ari kuyibarizwamo. Urugero twabahereza nk'iyitwa My Heart, Big Mind ndetse na Mitutu. Iyo bahura bose usanga basenyera umugozi umwe, ndetse n'abakeramane na Nyambo. Iyo groupe yonyine ushobora kuba wayireba ugahita useka nta n'ikintu kimwe barakubwira, bitewe n'uko ari abantu bakunda gusetsa cyane. Uko muri kubona rero Dogiter Nsabi hano inyuma yacu, nk'uko muri kubireba twabazanye, twamushyize muri studio yacu kugira ngo ibiganiro byose tubikore, n'ubundi muri kubibona ko ari we turi kugarukaho cyane. Uyu ni umunyarwenya, kandi ni umunyarwenya yakuze wumva agomba kuzaba umusirikare, dore ko n'ababyeyi bamushyigikiragamo. Ubu yakabaye ari mu gisirikare, ariko nyuma byaje guhirwa n'urugendo rwa sinema nyarwanda, aza kuba yazamuka atera imbere. Ubu ngubu niyo mpamvu muri kubona uwo bita Dogiter Nsabi muri sinema nyarwanda. Ngiye ari kubagezaho iki kiganiro rero ni Eriwayini ahangaha kuri Big Man Empire, kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho gatanu kuri gatanu. Kanda subscribe, like, share, comment, unakora kukazogera kugira ngo tugishyiraho iki kiganiro notification yacu igihita ikugeraho. Ngiye uri kubagezaho iki kiganiro rero ushaka kudusura ku zindi social media zacu, no kuba waduha igitekerezo, inyunganizi kuri buri kimwe cyose cyaduteza imbere. Niyo waba ushaka kwamamaza byose watubwira tukabikugezaho. Kuri Instagram ni Big Man, kuri TikTok ni Big Man, kuri Facebook ni Big Man. Ushaka kwandikira kuri WhatsApp ni kuri 0788 93 tukaba twakugezaho, ukaba watugezaho igitekerezo cyawe. Waba ushaka kwamamaza nabyo tukabigukorera. Byose turabikora nta kibazo, kandi turabakunda cyane. Namwe murabizi tuba tugomba kubagezaho ibiganiro byiza kandi bifite aho bihageza. Icyo cyari ikiganiro cya Dogiter Nsabi, dore ko yari umwana udakunda kugira amahane cyane, ariko ukunda gukorera imbere cyane. Uwo ni Dogiter Nsabi. Jyewe wari kubagezaho ikiganiro ni Eriwayini ahangaha kuri Big Man Empire. Ndabakunda cyane. Goodbye, God bless you. Ariko naragenda akantu gato nshaka kuba nababwira. Nkeneye ko mwese mugira muti, nkeneye ko nababona mumbwira ati ubutaha uzatuzanira uyu, ubutaha uzatuzanira uyu. Nigeze kubakorera icya Bruce Melody, mbakorera n'icya Meddy, ubu ngubu mbakorera ikigereranyo cya Nsabi. Mwizere yuko mugiye muri buze kumbwira bundi mukeneye ko twaza kugarukaho, kuko nanjye nicyo mba mabereye. Mudahari sinabamari nanjye bagira ngo mbagezeho ibintu byiza cyane. Njyewe ari kubagezaho ikiganiro ni Eriwayini. God bless you. Ndabakunda kuri Big Man Empire, Big Man Studio. Ndabakunda cyane. Filime zacu dushyiraho mujye mukomeza muzikurikire, muzirebe, munadusharinge. Imana izajya ibaduhera umugisha cyane.